Mu busanzwe hari uburyo abagana ibigo nderabuzima batangamo ibitekerezo byabo ku bitagenda neza hakoreshejwe udusanduku n'ubundi buryo mu gutanga ibitekerezo. Gusa kuri ubu ihuriro ry'imiryango nyarwanda itari iya leta ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC batangije umushinga witwa Integrated Community Lead Monitoring ICRM uzajya ufasha abaturage mu gutanga amakuru y'uburyo bahawemo serivisi ku ndwara zirimo igituntu, virusi itera sida ndetse na malaria mu rwego rwo guhangana nazo. Umuyobozi mukuru ushinzwe za gahunda Programs Director muri Rwanda NGOs Forum Ngabonzima Louis arasobanura icyo iyi gahunda izakemura n'uburyo izakorwamo. Tanga amahirwe ku ukoresha serivisi cyangwa se usaba serivisi kwa muganga kugira ngo agire uruhare mu gukosoka kw'izo serivisi cyangwa se mu kunozwa kwa serivisi. Ubuzajya bukorwa bijyanye no gukusanya amakuru, bizajya bikorwa na bamwe mu bahagarariye abandi mu byiciro byihariye. Nituvuga ibyiciro byihariye mwumve ko ari ibyiciro bifite ibyago byinshi byo kurwara ziriya ndwara uko ari eshatu. Muri malaria twavugamo nk'abahinzi b'umuceri, abacukuzi b'amabuye y'agaciro. Kuri HIV harimo abaryamana bahuje igitsina, abakora uburaya n'ingimbi n'abangavu. Ku gituntu abarimo abakize igituntu cyangwa se abagize ibyago byo guhura nabo. Abo rero nibo bagiye gutangira n'iyi gahunda. Mu by'ukuri ntabwo ari software izaba iri available ku bantu bose, ntabwo izaba yari ku bantu bose, ahubwo ni software izaba ikoreshwa n'abantu bafite uburenganzira bwo kuyikoresha. Ni ukuvuga bamwe mu bahagarariye abandi hamwe n'abari mu mushinga ubwabo nabo bazaba bafite ubushobozi bwo gukoresha iyo system. Bamwe mu barwayi izi ndwara bavuga ko hari byinshi gahunda izakemura birimo kuba bagiraga ipfunwe ryo kuvugira ibibazo byabo mu ruhame. Herere nyine mu cyiciro ndimo mbona ubise ko iriya system izadufasha tuzajya tuganira neza. Uretse n'iyo virusi n'abarwayi ba malaria, kuri malaria turayirwara, twebwe tunafite virusi, dufitemo benshi bakarirwa n'igituntu. Ntabwo ari uwo ari we wese uzayabona kandi azaba ari amakuru y'ibanga. Abazemera atanga amakuru ye kuko azaba adahagararanye nawe. System ndabona hari kizafasha. Ku ruhande rumwe rw'umuntu ukeneye serivisi azaba yorohewe kuko azajya abasha guhita agaragaza ikibazo kanya. Hanyuma ku ruhande rw'utanga serivisi nawe azaba yumva ko ku ruhande rwe hari umuntu ushobora kumubaza ngo iki ntago cyagenze neza. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dusabe Denise nawe avuga ko iyi gahunda ari ingenzi, agasaba abaturage kuyitabira. Icyo dusaba abaturage, icyambere nibwira yuko mbere y'uko iyi serivisi izatangira mu baturage hazabaho kubibamenyesha kugira ngo nabo bagire uruhare mu gutanga amakuru kuri serivisi babonera mu bigo by'ubuvuzi. Hazaba rero kubanza kubategura kugira ngo no mu gihe cy'ibazwa, mu gihe cyo gutanga ayo makuru bazirekure baduhe umusanzu wabo ko kugira ngo serivisi z'ubuzima zitange koko serivisi zuzuye nuko nabo babigira mu ruhare, tukabona hari ibibazo tukabisubiza ndetse n'ibyo bashima kugira ngo tubikomereze. Uburyo bushya bwaje ku ikubitiro bwatangiriye ku turere dutandukanye tw'igihugu turimo Gisagara, Gasabo, Rulindo, Rwamagana, Rubavu ndetse na Bugesera, aho byitezweho ko iyi gahunda izakomereza no mu tundi turere tw'igihugu nyuma y'isuzuma ry'amezi 6. Ntagara Delphine, Radio Salus.